ugeze i Kigali rero ugomba kwigira agasirimu ukaka ugasubira iwanyu nahagana he? Iwacu ni Musanze. Wow, iwanyu niba ari Musanze ni mu giturage kibi. Ugomba kugera ufite udusatsi, waraguze udusutiya tushinze tubaye tugashingarara kugira ngo nugere twa duhungu twawasize dutatuvuga ati umugore arabonetse. Ariko ntukabiteze. None harya ngo nyokobuja wawe ngo akora iki? Aracuruza. Aguhemba ngahe? 25. Aha, bikirakemutse rero. Nimba guhemba 25 rero. Nge 25 nge guhita mbiguhereza kandi utankoreye kugira ngo nakwereke. Ufite telefone? Niko hagati. Nagusha. Ntabari wowe kwa Paul. None se uyu mugore nuwa hehe? Ahantu we kagapfuki kenshi. Bebe uyu mugore nuwa hehe? Uyu mukecuru nuwa hehe? Mukecuru wahe? Mvaho. Uri kubwira iki umwana? None se uruwa hehe wowe? Turutse hari yangiye nkumva. Umwana se uri kubona uyatari umugore. Ushaka kumutera inda. Umwana ufite amabera ruta yawe aba. Ubwo nawe uri umwana rero. Mama. Witwa nde? Benirita. Ngiye guhaha kuri butike. Guhahira iwanyu cyangwa kwihahira wo? Ngiye guhahira mu rugo. Mu rugo uri iwanyu? Oya nanje ndi imfubyi. Uri imfubyi? Yego. Uba mukira munsi y'ikiraro se cyangwa uba mu muhanda? Oya. Ntabwo mba munsi y'ikiraro. Uyu muntu akubaje uba ku muntu. Yego. Uramukorera cyangwa ni nyoko wanyu ni yogosenge? Ndamukorera. Uramukora. Buriya umwana utagira nyirasenge arisenga. Nuvuga ngo uwukorera nimba atari nyogosenge. Umeze nk'uwisenga. Ukenera guhindura ubuzima. Umukorera akazi ko mu rugo? Yego. Kudasana za karyasi se kuri agasirimu. Na smartphone. Uzi ko ariwe karyasi ya mbere mfite mbonye ifite smartphone katurebe. Ariko yarashize dukeneye gutunga phone nzi. None se umuntu ntiyaguhindura ubuzima ukareka akazi ko gukora mu rugo. Ubwo se gute? Abakozi bo mu rugo rero kibazo usanga bamwe nta bwenge bagira. Ndakubaza ngo naguhindura ubuzima aho kuvuga ngo bumpindure ukambaza ngo gute. Urabona se ntabwo guhindurira. Ariko umaze igihe gito y'Kigali. Yego. Umaze nk'igihe kingana iki Kigali? Nyameza abiri. Yewe uracyari umururu. Rero ugeneye gusirimuka ukaba nk'abandi bakobwa b'Ikigali ugasa neza. Ukareka gutunga injwiri nk'izi mpinja. Uru ruhinja se? Igisubizo ni oya ntabwo uru ruhinja. Rero ukeneye gutunga akasatsi keza ugashyiraho ibisuko ukisiga dore uracyasidikara. Kubera kurya ibishimbo ugomba kurya agafi n'agafiriti ugahindukamo akayobe ukanitukuza ugasa n'abandi bantu. Dore ufite n'udusoni disi shira udusoni reba umva nkubwire rero ariko igera hino gato yatajya n'umuntu ugira ngo ndi kuguhohotera. Nuvuga ngo iyo ugeze i Kigali rero ugomba gushaka uburyo usa n'abakobwa b'i Kigali kugira ngo abantu nawe bagushidukire. Rero uzakomeza baguhemba ngahe? Ugeze i Kigali rero ugomba kwigira agasirimu ukaka ugasubira iwanyu nahagana he? Ni Musanze. Wow, iwanyu niba ari Musanze ni mu giturage kibi. Ugomba kugera ufite udusatsi, waraguze udusutiya tushinze tubaye tugashingarara kugira ngo nugere twa duhungu twawasize dutatuvuga ati umugore arabonetse. Ariko ntukabiteze. None harya ngo nyokobuja wawe ngo akora iki? Aracuruza. Aguhemba ngahe? 25. Aha, bikirakemutse rero. Nimba guhemba 25 rero. Nge 25 nge guhita mbiguhereza kandi utankoreye kugira ngo nakwereke. Ufite telefone? Ndayifite. Andikamo nimero zawe hano. None se guye amafaranga urayamanya maziki. Ayo mafaranga unyumvira abaturage niyo mpamvu uvuga ngo abakozi mu rugo bamwe ntago babazi gutekereza. Ndi gushaka kugwa amafaranga y'ubuntu ndakuriye se. Ndagukubise se. Fata udufaranga nyine umanze umenye ko nje mfite amafaranga. Akazi njye kubuja wakora naga kuba 5 akirashiramo. Ntago ndimo kukwizera. Ntago urimo? Ndimo kukwizera. Ntago urimo kunyizera umuntu ugiye kuguhereza amafaranga. Uzatera imbere ute? Urakomeza use nk'agahuruba kandi barageze i Kigali. Abantu wasize mu cyaro nusubira usa nk'agahuza bazavuga ngo uvuye he? Wabonye ukuntu nyoko ushasa neza? Nyoko bije ari tukuje wowe nushaka kwitukuza uracyashya nk'umuryi w'ibishimbo ubuse umuheruka kurya ibishimbo rya. Ni muryi ubunyobwa n'amafiriti n'amakine nkoko niki? Ese kwitukuza ni byiza. Ngo kwitukuza ni byiza. Ninde musore uzakureba utitukuje se? Nanjye impamvu ndi kukureba ko nshaka kugira ngo nguhindure ndebe ko wakwitukuza twijyanire ubundi tujye twibanira. Ufite n'utubuno. Unariye neza n'utubuno twakwikuba nka 3. Ujya babona abandi bakobwa bafite ibibuno se ukagira ngo nuvuge. Niba ngo ku mukobwa kugira ngo agire ikibuno kugira ngo ikibuno cyawe kikure nyine. Kuko dushobora kujyana nkakugaburira ibindi biryo bitandukanye n'ibyo nyoko kuja kugaburira. Ubundi namara kukugaburira ibiryo ukagenda ugakaraba. Tukajyana nkagukarabya namara kugukarabya nkagusiga tuvuta two muri geto. Kanangarabya. Tuvuta two muri geto tukuntu tuba tumeze neza. Sura kuntu udwaye uduheri n'udushute. Kwa ibibembe wajyangura iyobo. Ibi bibembe rero bikizwa n'amavuta
muri geto z'abasore baba bafite amavuta umukobwa nese ni kubera iki abakobwa bajya gusura abahungu muri geto bahita bababeza ujya kumusura muri geto ugasanga afite mutuvuta usiga ukareka kwisiga bwa shirini usiga bwa shirini la vestine y'ijana ese ubwo mwizere sinkubwiye ngo unyizere sinagukize itegeko ngo unyizere ahubwo emera ibyo mvuga uze tugende nitumara kugera mu rugo nge nkusiga amavuta uruheri rwose n'utuduhe twose uri kubona hano tute tugenda ndikumva tegeragaho kanyereye wowe urahamagara nyoko buja umubwire ko ugira ikibazo iwanyu bakagira ikibazo ugiye kurari wanyu kugira ngo uze twirarane ndari wawe urari wanjye nyine ntugaburira ibiryo bitandukanye n'ibyo nyoko buja kugaburira we nuko udufaranga uzagenda usa neza ntukeneye kugura utwenda wambaye wagira ngo uri umuhinzi w'ibireti uhinga ibireti se ucuruza urubingo se ucuruza sitariya we ku buryo wambara ibipira biri kunuka byo kurara va mu gahuyu ugere muri gato y'abasore bakwereka ubuzima bwiza se nibyo kurara kurara none se nutaharara ngo amavuta yisige nimugoroba na nijoro nka sasa z'ijoro wongere uyisige na mu gitondo ugiye gutaha uyisige ubwo uramenya ubwiza bwayo mavuta gute urayisiga ugere mu rugo ufata imbabura ubugiye mu gikoni n'ubundi kagahuyu kagaruke uba wenyine none nabana nande nge niba nuwe wanje nyine no mu gipangu babona icyanjye nyine no kwisanzura ushaka wajyanze wambaye n'ubusa ushaka wajya mu gipangu ugatembera wambaye ubusa n'utududu turi hanze ko nta wakubona se ko mba mu gipangu nge nyine utududu twawe n'indi wabemere kutubona gusa kuko nanjye ndabana kwitayeho naguhaye uturyo wariye wanywe naguhaye udufaranga utujya kugura utwenda tuzima n'utumini uya wambara ibikabutura se utuguru ko wasanga ufite usura nkuko ufite n'utuguru twiza n'uko utuguru ari umukara ubu nimba utuguru ari umukara akabuno ko gasa gute ko ni umukara tsirira ugomba kugira rero ugahindura nako kabuno kakahinduka umukara niwe mugabo uzagushaka se ufite akabuno gasa n'intuza gasa na televiziyo izimije nta mugabo wakwiteza none ubwo ngo reka nguhindurire ubuzima ube nk'abandi bakobwa b'ikigali nese uraguma mu cyaro ibyo bimariye ese wowe ukora iki we nushinzwe kumenya akazi nkora ahubwo ugomba kumenya ngo telefone mfite igura ngahe iyi ngiyi ni Nokia uza amafaranga igura 800 ayo mafaranga yagura isambu yaho mutuye iwanyu Musanze akanabatunga hafi amezi angahe utunze telefone y'10,000 na bingahe yarashishutse yaramenetse ukwiye no guhindura agatelefone utanayihinduye umuntu akayigujyana bakayigukorera iyo uzi ko nahita nyikandagira nkakugurira inshyashya ndabyumva wowe reka nkubwire ubundi abakobwa nakubwiye ngo kugira ngo ugire ikibuno ufite akabuno kameze nk'akimbeba kugira ngo ugire akabuno kanini rero nuko umusore muri geto aba yakujyanye mu tuntu twiwe tumeze neza ukagira mu buzima bwiza nta muntu utifuza kuba ubuzima bwiza ahubwo nuko wabubuze ni wese udashaka gusa n'abandi bakobwa ariko manzi mbwira akazi ukora wabonye na foto wayibonye ngifite se niyanjye ni uyu ni wowe urimo kumbe uyu ni wowe reba ifoto sha reba ifoto ukuntu ikeye reba ukuntu ugaragara muve mu mandazi ko babakaryasi ugende kuko amasafuriya yagukube usange wahindutse igikara mu kabuno mu kabino mu birenge wabonye ukuntu usa wabonye ukuntu isa ngwiki nakubwiye ngo ubu bwiza bwe bugomba kwikuba incuro 5 iyi niyo telefone mbi mu telefone kuko yewe n'izindi ziri mu rugo zose nituhagira uritoranyiriza uremera tujyane cyangwa urabyanga ndabyemeye uremera ko tujyana cyangwa urabyanga nje sininginga rega nje nta muntu numwe nje ndinginga sibyo sinjya nkwinginga ahubwo ni cyemezo ufata bitewe nje nibyo nakweretse ndabyemeye wemeye ko tujyana yego aho mpobera nyine maze nakumve ukuntu n'agakobwa keza ukuntu uzi no guhoberana ibindi bikorwa byo mu ntara ntibabizi no guhoberana tutaki twabaye twakaryasi disi turi guhanda wagira ngo ni suturuwaya ariko mu minsi iri imbere biraba bikemutse ntuzongera kugira intoki nk'iza suturuwaya dore kentusi zisa n'amavi y'ihene none ukuntu uba ufite udusoni ikindi kintu ugomba kwikuramo rero n'utuntu tw'udusoni ugomba kwikura ku dusoni tukajyana mu nzu yanjye ukambara ubusa ndi kukureba kugira ngo isoni zihite zishira naho nkambara ubusa uri kundeba muri isoni zigahita zishira ukaza wabaye muryerye ngena nkakuba nkagukuba kabona nkagakuba kabiri nkagakunda kameze neza hano hose niko hagati nagushaka uyu mugore ntabwo wowe kwa Paul none se uyu mugore nuwahehe ahantu we kagapfuki kejo bebe uyu mugore nuwahehe uyu mukecuru nuwahehe mukecuru wahe mvaho uri kubwira iki umwana none se uwahehe wowe turutse hari yangiye nkumva umwana se uri kubona yatari umugore umwana ufite umwana ufite amabera aruta yawe abaho
ubwo nawe uri umwana rero ko mbona kurusha amabere mwihaye kuzajya mwirirwa mushukashuka abana uyu mwana nawe ariko mutunda cuka umugore uyu ni umugore reba ibere afite uko ringana umwana ufite ibere nk'iri ndira aba urabona ra kandi abakecuru wabuze isoko umaze kubura isoko uri gushaka ngo urashaka gutsinda leta mwirirwa muyivuna garukira aho agakobwa ndaryana karambona kakirukanka ndaryana vai hano se garukira aho ngaho sone dore imwaro ntago ari wowe nasanze wagaranye n'agahungu hariya haruguru mu nguni kwatewe neste none se kuba naragukangaye nkawukubita urambona ukirukanka ndi igisimba ubona narakugiriye nabi nganiriza rero kariya gahungu mwaganiraga iki ko naje nkumva birandenze nkahita nkubita sinumvaga uburyo nshaka kwihanganira no kubavugisha n'ijambo rimwe ntaratandukanye ubwo bugoryi bwanyu muhagaze muri muvuga iki utwana nkamwe mu ngano urwara kakubwiraga iki yarambwiraga nyine bashaka kungurira fone ngo kugira nyine ngo njye ndabona ukuntu mpamagara abantu noneho ndamubwira ati mu rugo bayibonye bayimena ndavuga noneho urabizi ukuntu n'imfubyi aho mba natari n'iwacu ubwo nyine yarambwira ati nta kibazo nta kintu bazagutwara tukajya tubona uko tuvugana nkajya ndakugurira buri kintu cyose ushaka ari kumbwira ngo nzajye no kumusura warababaye ngukubita ngutandukanya na ko uzi impamvu nabikoze se wumvaga nyine ugiye kubona fone ukumva ugiye kugera ku mwanya w'iminsi mike y'igihe gitoya ndetse abandi bana tuba turi kumwe ko nabo bafite fone bahawe n'abahungu barambwira ngo nibo bazi bahawe abo bana ndabashaka ejo bundi mu nama ndabashaka mu mugoroba w'ababyeyi nshaka abo bana bose ubanshyire ku gapapuro ndanyura mu ngo mbashakisha ndashaka kuvugana namwe umva ikintu rero buriya cyatumye ngutandukanya na kariya gahungu ujya ubona abana batwise ntabwo wabonye umwana wo kwa Paul naramubonye ntabwo ari umukobwa mu ngano urungano rwawe yego ntiyatwise bakamutera inda itateganyijwe y'indara ari umwana w'umwangavu hanyuma ubu ntabwo arwaye bwaki n'uruhinja rwe ubu si leta iri kurwana no kugira ngo babakure mu mirire mibi yego hanyuma nawe nibwo buzima ushaka kubamo kubera ko watunze fone urashaka kugira ngo winjire muri ubwo buzima bwo kurwara bwaki no guheka umwana akunyarira kunera udafite n'ibyo umugaburira uri impfubyi none se reka mwibarize fone niyitera inda kariya gahungu uri kumva kari kubiguhera ubusa ariko abana bangavu we uzi ko abangavu nta bwenge baba bafite burya nyine ari kubiguha guhonga iki se wowe urinde mupane iki uri mushiki uri mwana uri igiki wowe siko yambwiye ngo mfite mushiki we gufata nka mushiki we ntabwo yagusabye kumusura yarabimbwiye ngo ndajye kumusura nturajyayo ntabwo nari najyayo ndakubujije urabyumva neza ndakubujije uhita ugasiba no muri mayindi kariya gahungu urabona uracyari umwana muto uri umujyambere leta y'u Rwanda irimo irashyiramo imbaraga ku bana b'abangavu n'abacikije amashuri ngo bajye ku ishuri mugende mwige muzabona mwige imyuga mwige utuntu twose mushoboye ababishoboye basubire mu mashuri hanyuma muzakorera amafaranga yanyu mukuremo abakobwa beza basabwe bakobwe nka wa mwana wo kwa Rutayisire wasabwe ejo bundi ntabwo ari mu bukwe bwe ni wabonye ukuntu umukobwa asohoka gitore ntabwo wabibonye birawe ntabwo ubyifuza uriya muntu ugushukisha fone ashaka kwicira ubuzima urabyumva neza arashaka uzahita ubyara nka kariya gakobwa nakubwiraga kari muri bwaki n'uruhinja leta y'u Rwanda niyo iri kugerageza ngo irebe yuko yamukura mu mirire mibi irimo irarwana no kugira ngo bari abana babyaye batagejeje igihe ibashyire mu myuga ariko uwo ni umuzigo muri gushyira kuri leta nose ko fone yari yayinguriye ubwo nyimusubize ugenda uyinzanire ndayikishyirira urabyumva neza fone ndayikishyirira ugenda uyinzanire mu biganza byanjye ngasubiza ibyako karaka byinga gashaka kubashukisha ko kigiza gasitari kamaze gutera imbere kamaze kumva
nta nubwo mba mwumva uburemere njye nk'umubyeyi mba numva naguruka iyo ndi kureba aho bashaka kubashyira barabashuka murabyumva mwa bakobwa mwe ushyire ku rutonde abakobwa bose bari muri iyi sibo dukorane inama mbabwire hanyuma uzibeshye bakamutera inda itateganyijwe akayiterwa ari umwangavu njye nzaba nkarabye narahiriye kuzakorera igihugu ubwo nzaba nkoze ibyo ngomba gukora hanyuma nyuma yaho ibyo bizaba bireba mwebwe kandi ubuzima bwanyu nibwo muba muri gushyira mu kaga mwakihanganye tubabwira bakabyanga ku ishuri twarabyize ariko nyine barambwira ngo nta kibazo anguriye telefone ngo nta kibazo njye nkubwiye nkayo agakobwa we sinongera kumva nambwira iby'abandi abandi nzababwira utazumva nyine atazasama y'ibyo biramureba za sandara urabyumva neza wowe ndakuzuriye impfubyi uri ntaho nikora unanirwa kubaka ubuzima bwawe bw'ejo hazaza wajya kwirirwa uheka ubyara urabyara se ufite ubushobozi bwo kurera mashaka gutera umuzigo leta nuko nkubwiye kandi ibi nkubwiye uzabibona igihe uzaba wakuze umaze kugera hejuru nibwo uzabona icyo nagukoreye urabyumva neza mwana wanjye urangana rega n'abanjye wihangane simba ngukangara nk'umubyeyi mubi ahubwo mbashaka ko ejo nzakubona uri inkumi nziza uri umugore mwiza uri umuyobozi mwiza igihugu gifite kuko nimukomeza kumera gutya mukananirana mukatunanira nk'ababyeyi ejo nta babyeyi nkatwe dufite twe turi gusaza tuvamo turi kwigendera abayobozi b'ejo ni mwebwe ababyeyi beza ni mwebwe muzabyara mukarera namwe nizere ko unyumvise ndabyumvise ko nyine nawe mbabara utandega ntabwo nzabyongera njyewe ntabwo nkurega ariko iyo nama uzayizemo urumva akagoroba k'ababyeyi kazabe ejo bundi kuwa kabiri uzakazemo unzanire n'abandi bana b'abangavu mungana abo utabashije kubwira njyewe umpereze urutonde nzabibwira ugende ubanyandikire ku gapapuro nshaka kuzabaganiriza wabyumvise urakoze cyane ngaho genda amahoro urakoze kandi ntukantinye njye ntabwo nteye ubwoba aho uzajya ugira ikibazo ujye uzunganirize nta kibazo njye nuko mba nanga kujya mu buzima buba ariko ndi umumama mwiza sawa ngaho ibihe byiza abakobwa muri aho abangavu muri aho ese abangavu muzi abo ari bo ndabashimiye rero kuba mwitabiriye iyi nama yanjye y'akagoroba k'abangavu hanyuma rero ko mbona muri bakeya nibo bangavu batuye muri iyi si baba ngaba abandi bari mu bizamini mesaje ngiye kubaha rero mumfashe nabizabagereho uretse yuko ari uguhozaho nzahora mbashaka ubu nabahagurukiye abangavu kandi ntago nabahagurukiye ku kintu kibi si ubundi muranzi nitwa nde Marita ruta kuzi koko ndakeka dore harimo n'amasura amwe namwe yagiye muranayo mu tuntu nubwo ntari utuvuge hano ariko barahari tugirira ibanga reka mbahishire nk'umubyeyi ikintu nabahamagariye rero mwabangavu mwe hano harimo intore ijabo riduha ijambo intore ijabo riduha ijambo murasobanutse ndumva muri intore nziza ubu rero harimo abahanzi hano abahanzi barahari ubutumwa bwa mbere ku bahanzi rero ni uko mugomba guhanga ibihangano bishingiye ku muco w'igihugu cyacu cy'u Rwanda murabyumva neza kandi mugahanga ibihangano byubaka igihugu ubuhanzi bwanyu bushingire mu kubaka igihugu hano harimo abanyamuryango ba RPF Inkotanyi ntago mubizi ntimurarahira iwanyu mu ngo se ababyeyi banyu bimeze bite n'ababarera bo barabizi ni ukuvuga ngo umuryango wa RPF Inkotanyi murawuzi rero umuhanzi ubundi wa nyawe ukunda igihugu agomba kugendana na politike y'igihugu agomba kuba kandi ngende umunyamuryango kandi umunyamuryango ahora abwira
abantu nyine bahuye akunze abo yifuriza ibintu byiza mu umuryango arimo akawubashishikariza. Njye rero ndabashishikariza kuzinjira mu muryango wa RPF Inkotanyi. Abashaka kurahira nzababarura, mugende mubarurwe, murahire plutôt babashyire ku rutonde rw'abanyamuryango ba RPF Inkotanyi. Turabyumvikana? Iyo liste muze kuyinkorera muyishyikirize, ngewe ibindi nzabyikurikiranira. Hanyuma dukora ubuhanzi bushingiye ku kubaka igihugu. Ikindi cy'ingenzi, ururimi rw'Ikinyarwanda ntago ari ururimi gusa, ahubwo ni twebwe, nitwe. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze Ikinyarwanda mbona wowe munyarwanda. Rero izindi ndimi z'amahanga simbabuje, dore muri n'abana bakiri bato muri kwiga, muzige ariko ari zo guhahisha. Uragenda ugahaha ariko ugataha he iwawe mu nzu. Ururimi rwacu ruba imbere, muhange ibihangano mu rurimi rwacu. Nidushaka gucuruza ibihangano byacu tubicuruze mu ndimi dufite zindi twize, ariko ururimi rube urwa mbere rwacu rw'Ikinyarwanda. Kuko iyo bakivuga Ikinyarwanda bumva umunyarwanda. Rero ururimi rwacu ntago ari ururimi gusa, ahubwo ni twebwe abanyarwanda, ruradusobanura. Murabyumva neza? Ku bahanzi ndumva icyo kintu cyumvikanye. Ubundi rwose bahanzi beza, mukomeze muhange ibyubaka igihugu. Dore hari abahanzi b'ibihe byashize, mwebwe mwari mutaranavuka hari cyangwa mwari batoya, bagiye bahanga ibihangano ariko bigasenya igihugu. Rero twe turi ijisho ryiza, ijisho ry'umuryango wa RPF Inkotanyi. Abahanzi rwose duhange twubaka igihugu. Icyo nicyo mbashishikariza cyane. Ikindi nabahamagariye nk'abangavu, ndashaka kubabwira yuko ubu ikintu cyitwa guterwa inda zitateganyijwe, ndazindaro. Narindi kubabwira ngo inda z'indaro, hari abantu muzi bagiye baterwa inda z'indaro bakiri batarabangavu. Izo ngero hano muri iyi sibo ntizihari. Babayeho gute? Ndashaka umuntu umwe ku wundi ahaguruka mbwira, mubona babayeho gute? Yego. Murakoze kumpa ijambo. Njye nitwa Nayituriki Benirida, nanjye ndi umukobwa w'umwangavu. Umukobwa umwe twariganye nyine bamutera inda afite imyaka 18 hagati aho ngaho. Noneho araza arambwira ati baneye. Ndavuga ati se none ninde wayiguteye? Aravuga ati ni umusore twigana, yarambwiye ngo nzajye kumusura. Umusore ufite imyaka 19 wibana muri ghetto, uba wenyine. Ubwo nyine nta famiye agira, ari papa aki mama, buri kimwe cyose arakikorana, amashuri akayirihira. Ndamubaza nose yarakubwiye ko azakujyana? Ejo nagiye kumuramugara ko yaneye inda, aranyigurutsa arambwira ati nanda nigeze ngutera, twabonaniye hehe, genda ushakira ahandi. Noneho abyara umwana nyine ufite ubumuga bwo kutareba, nawe basanga yarwaye festile. Ko nyine urumva mbese nyine ni ibibazo gusa. Nyine nawe yavuga ati ariko tubwira ati mwabana mwe biriya bintu ntimuzabikinishe, kuko ngo yaramubwiye nyine ngo yararwaye ngo ibiheri, baramubwira ngo ibyo biheri ngo agize ngo byakira. Noneho aragenda, ahubwo aho yabikoze ibiheri bizira rimwe ntibyanakira, akuramo inda. Nicyo bamushukishije ati nukora ibi bintu tugahuza imibonano mpuzabitsina mujye mubivuga neza, kuko babajyana nyine bakubeshye ngo bagiye kuguha umuti urakira ibiheri. Hanyuma amushukisha icyo ngicyo bituma atwara inda y'indaro. Muri kubyumva abajene, muri kubyumva urubyiruko, murumva ahantu babajyana kubera ko namwe muba mudatekereza kure, mukumva ubwo nk'uwo mwana yatwaye inda kubera ko azi ko agiye gukira ibiheri byo mu maso. Urakoze cyane, yicarira. Hari undi wadusangiza experience y'umuturanyi watewe inda idateganyijwe? ariko nyine mukabariho nabi uko biri. Dore ukuntu abo bana babaye, barwaje bwaki, abo babyaye nabo ubwabo barwaye bwaki, ntibafite icyo kwambara. Muri kubyumva, ntibafite icyo kurya. Imiryango benshi yarabaciye, ababateye amada ntago babitayeho, bagiye gutereta ahandi.
ubwo wasanga ubu bari kugutereta bamaze kubyaza hamwe akagaruka ahangaha, yaba abo bagabo bafite ingo, yaba abo basore barimo babashukisha utuntu tw'utuntu turi aho ngaho, udufaranga, utuvuta two bagiye kubaha. Bakobwa bo muri iyi si, ndabasabye leta y'u Rwanda ntako itagize ngo mwese mugire icyo mubona mwakora. Abatari mu mashuri y'imyuga babashubije mu mashuri asanzwe. Ntimutureba twebwe ababyeyi, ntago twahise dukura gutyo ngo duhite tubona amafaranga. Twabaye mu ngo z'ababyeyi bacu, tukajya tutwara ibishingwe, tugakubura, tugakorera ababyeyi, tukihangana, baraza baradusaba, baradukwa, tujya mu ngo turabyara. Ubu uyu munsi turi ababyeyi banyu, none se nimwiyandarika mugatwara izo nda nonaha mudafite n'ubushobozi bwo kurera abo mwabyaye, ababyeyi b'ejo hazaza tuzabakura. Muranyumva abakobwa beza bo muri iyi sibo, njye nshaka ko isibo yacu iba icyitegererezo. Abakobwa bakubaha ababyeyi. Nkasubiza mu rugo ndi kubona udusore twabihereranye mu nguni, ndibaza ko nimumara gukura muzabona icyo nakoraga. Uyu munsi ushobora kutakibona nagukuye mu rukundo, izo nkundo z'aka kanya nimuzihorere bana bacu. Nimuhaguruke mwige, mukore inshingano ababyeyi babahaye, ababyeyi nabo babiteho, ejo hazaza ni heza. Igihugu kizagira abajene beza, abayobozi beza, abamama beza, igihugu kigira abantu. Kuko nimutangira kubyara none hase muracikiriza amashuri, murimo hazaza, sibyo? Ibintu by'ingenzi nari nabahamagariye nibyo, kandi ndizera tugiye inama nk'abakobwa, sibyo? Ubundi uzajya ugira ikibazo ajya nyegera mbaze, cyaba icy'ubushobozi n'iki, ngewe nzajya ngufasha uko nshoboye nk'umubyeyi wo muri iyi sibo. Oya, ndabaha akanya mugire icyo mumbaza nta kibazo, ariko nshaka kuzabona nanjye nakenyeye nk'umubyeyi wo muri iyi sibo, mbagaragiye nk'abakobwa banjye, mwahesheje ishema ababyeyi, kandi n'ibindi byose muzankeneramo nzaboneka. Murakoze. Bingahe dusoza iyi nama dutahe mugiye gufasha ababyeyi imirimo. Ufite ikibazo? Yego. Ko wakomeje utubwira ngo abangavu, njye nabizi ko umwangavu ari umumama washatse nyine. Oya, namwe niko mubyumva se? Kandi mbabaza ngo abangavu murabazi mwanyikirije. Nyine ngiye kuba mbazi, ndabazi kuko njya mbumva babivuga. Ni ukumva babivuga ko ntuzi ngo umwangavu ahera he kagarukira he. Umwangavu ni ingimbi. Umwangavu ni umukobwa watangiye gupfundura amabere, urumva, kuzamura kugeza nko muri hafi muri 20 burya bakiri umwangavu. Ariko cyane umwangavu abataragera mu myaka y'ubukure. Imyaka y'ubukure muza higera ku myaka 18. Uwatangiye imyaka 18 abarwa nk'umuntu mukuru, wakifatira icyemezo, wamenya kuhakana cyangwa agahitamo ikizana ikibi. Ariko guhera ku myaka nka 12, 13 kuzamura kugeza kuri 17, uwo mwana aba akiri umwana mutoya ushobora gushukwa nk'uko twumvise urugero hano ko bamubwiye ko bamukiza ibiheri najya gukora imibonano mpuzabitsina biri bukiza ibiheri, n'ibindi bashukisha akagenda akakubeshya. Abo nibo bangavu, kandi nibyo byiciro namwe muherereyemo. Turabyumvikana? Wamwumvise none umwangavu. Ingimbi nayo ni uguhera muri iyo myaka kugeza kuri 17. Abo ni abana b'ingimbi. Turiya dusore dutangiye kuniga ijwi, akajwi katangiye kuniga, dutangiye kwiroteraho, niba mubizi, abo nizo ngimbi. Hari undi ufite ikibazo yahaguruka akakibaza. Ikindi kibazo ngiye mfite, nyine ticara tubwiye ngo ibyo by'ibiheri pe, ati iyo nyine ukoze imibonano mpuzabitsina n'umuhungu ngo birakira. Avuga ati ariko mugomba gukoresha agakingirizo kugira ngo atagutera inda. Ese nibyo cyangwa tica nawe yaradushuka? Ubwo se hari tica wakigisha ibyo bintu? Yarabitwigisha. Uwo mutica n'uwahera uramubeshyeye.
ndumva nanjye ari kumubeshya. aramubeshyera uwo mutica oya nawe yarabitwigishije ahubwo wowe isomo warifashe nabi. Ibyo bavuga byo gukoresha agakingirizo nabyo numva bitareba abangavu. Ubundi umwangavu ntakwiriye kujya mu bintu by'imibonano mpuzabitsina nk'abana banjye bo muri iyi sibo. Ariko igihe umubiri wakunaniye nyine nta yandi mahitamo, sibyo? Bakubwira ko wakoresha agakingirizo. Ako si ubu mu by'ukuri ko mukiri abana. Njye mu isibo yanjye nshaka abakobwa bakuze ko aribo bazasabwa bagakobwa, ukagenda ugakora icyo gikorwa cy'abamama n'abapapa wakuze. Turabyumvikana? Ariko tica we ntago nibaza ko hari tica wakigisha ibyo bintu ko imibonano mpuzabitsina ikiza ibiheri. Ibyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. We niba wazumbwira ko atwite yahise azana ibiheri byinshi kurutaho. Nese ubwo urumva ari igisubizo? Kuko iyo umuntu atwite umubiri ugira ukuntu wihinduranya, ashobora gucya neza agasa neza cyangwa akarwara n'ibyo biheri. Rero nta gisubizo kirimo cyo kuvuga ko wakira ibiheri, ahubwo ushobora no kubirwara. none ibyo biheri birakira Ntago bikira. Ahubwo ni ukugushuka kugira ngo ugende kubera ko wifitiye icyo kibazo bakwereke ko ari cyo ugiye gukemura. Wenda uri kugira complex y'uruhu rwawe, ariko ntago bikira. Hari amavuta yakiza ibyo bintu muri farumasi, hari imiti neza. Ibyo bintu ni kwa muganga. Ntibakabashwe ngo mubyemere bakobwa bacu. Okay, reka nsozere rero inama mbashimira kuba mwitabiriye ibi tuvuganye, mu bingereze no ku bandi bangavu b'inshuti zanyu aho muganira hose. Intera bimwe ko ari ukwirinda inda z'indaro zitateganyijwe. Turi kubyumvikana? Ibiganiro byanyu musiba mu midugudu, ku ishuri aho muri, muganire ko mugomba kwirinda inda z'indaro zitateganyijwe. Kuzirinda ni gute? Ni ukwirinda abagabo, kwirinda abahungu, kwirinda kubasura, kwirinda kubagenderera, kwirinda kugira ahantu mwihugikana hatagaragara. Murabyumva neza? Murabinyemereye ko munjyanira ubutumwa? Reka twese twiha amashyi.